kugira ngo Amerika rero yirinde icyo gisebo, urabizi ko yigeze kuza yashatse no kugaragaza ko agiye kuza umutwe bita Blackwater, ni umutwe w'abanyamerika nabo witwara gisirikare nk'uko bavuga Wagner Group y'Abarusiya. Amerika yararebye iravuga ati se koko uyu mutwe uza ugasubira muri Congo bizaba ari igisebo gikomeye. Kandi nanone mwibuke ko Gisekedi yagiye kwisabira Amerika ko agomba kwiha imitungo kugira ngo nimushakira amahoro muri Congo. Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu mudukurikira umunsi ku munsi ibiganiro mudahwema kudushimira, tubibona muri comment show nyinshi ibyo mudukorera turabibashimira cyane. Ukuri nta cyo twabashinja pe, kuri iki gihe tumaze dutangiye na feedback tubona ni ibintu bitwubaka cyane kandi bituma duhuzaho twumva twakomeza kubagezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Turabashimiye. Utarakora subscribe nyaboneka reba aho hasi handitse subscribe cyangwa se s'abone, subscribing kugira ngo nawe ibiganiro bizakurikira ibi bitazagucika, yewe n'ibyabanje uzabashe no kubibona kandi bibonere ku gihe. Hari umuvandimwe wacu yatwandikiye atubaza ati se twige kumva amasezerano kandi banabidusobanurira mu kiganiro cyatambutse, twara amasezerano Amerika bagiye kugirana na Congo n'u Rwanda mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, ariko ngo hari ibintu batasobanukiwe cyane cyane ku bintu bijyanye na M23 aho izaba iherereye muri iryo sinywa ry'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Bakibaza yongeye yibaza ikindi kibazo, aribaza se kuko ayo masezerano aramuka abaye, ese abakongomani nyirizina bo bazaba bande? Ko bazaba ari deal n'ubundi bagiye gusinyana hagati yabo mu bukungu ku mpande z'ibihugu bibiri, tukongeraho na Amerika w'umushoramari. Ese bo abaturage bo bazabaho bate? Kongeraho na M23, ese intambara iri muri Congo ihanganishije M23 na FARDC izaba ihagaze? Reka tugerageze dusubize umuvandimwe. Ibintu ubirebye mu by'ukuri iyi ni deal y'abanyamerika. Impamvu bayikoze kubera kugira ngo mwumve impamvu yabyo, muri Amerika nta itandukanye n'Abashinwa, noneho icyo batandukaniyeho ni kimwe gusa, kugira ngo Amerika ikore ubucuruzi bwayo kandi bukore neza itabangamiwe n'imari yabo batayitwara ku buryo bworoshye. Yahisemo kuba yaganira n'u Rwanda kubera ko abakeka ko u Rwanda ari urwo rutera inkunga M23, nubwo ariko bivugwa ariko leta y'u Rwanda ntibyemera. Muri make ntabwo tubyemeza ko baterwa n'inkunga n'u Rwanda kuko u Rwanda rwarabihakanye, nubwo ibihugu by'amahanga bishinja u Rwanda. Tugarutse nanone hano hantu kuri iki kibazo, abantu benshi bakomeje kimbazaho cyane. Buriya iyo turebye muri ibibera muri Congo hariya, nta kundi kuntu Amerika yabyikura imbere. Murabizi ko Abongereza bagize kuza bahangana n'imitwe iri muri Congo hariya, batsindwa bataranarwana. Murabizi ko haje umutwe w'Ababiligi kurwana na hariya, batsindwa na M23. Hanyuma hagaruka umutwe wo mu burasirazuba bw'Uburayi, Abanyarumaniya baje kurwana, ibyababayeho murabizi, bahambirijwe bagataha. Kugira ngo Amerika rero yirinde icyo gisebo, urabizi ko yigeze kuza yashatse no kugaragaza ko agiye kuza umutwe bita Blackwater, ni umutwe w'abanyamerika nabo witwara gisirikare nk'uko bavuga Wagner Group y'Abarusiya. Amerika yararebye iravuga ati se koko uyu mutwe uza ugasubira muri Congo bizaba ari igisebo gikomeye. Kandi nanone mwibuke ko Gisekedi yagiye kwisabira Amerika ko agomba kwiha imitungo kugira ngo nimushakira amahoro muri Congo. Kugira rero ngo amahoro asa nk'ahosha, bizahita byumvikana ko deal y'u Rwanda yinjira muri ubwo bucuruzi bw'amabuye, kuko babizi ko ari izajya yatunganya ko agacukurizwa muri Congo agatunganyirizwa mu Rwanda. Iki gihe bisa nk'aho bya confusing Amerika mu gihe batabanje kuganira n'u Rwanda, bumva ko baramutse baje gucukura amabuye y'agaciro byarangira n'ubundi Congo isi iteza ikibazo nanone gikomeye
byo kuba yabura umutekano mu gihe bacukuye amabuye y'agaciro n'uburyo bwo kuyatwara bikaba ingorane, bigatuma Amerika ihahombera cyane. Murabizi nibo bahahombera cyane, bibaza gucukura amabuye y'agaciro wagira ngo ugiye kuyuriza indege yajyana muri Amerika ngo tukayashimuta. Mu by'ukuri Amerika nayo yakaba yayiyungurura igatwara amabuye igasiga igitaka, ariko nayo irareba ikavuga ati kugira ngo ibintu bigende neza reka dukore impande zombi. Nitumara guha u Rwanda rero rukabona rufitemo inyungu na Kongo ifitemo inyungu, bo bibaza ko hari M23 intambara izayihagarika kubera ko bumva ko baterwa inkunga n'u Rwanda, nubwo navuye ko u Rwanda rutabyemera. Ibi bintu rero wenda kugira ngo fashe umukunzi wacu wanyandikiye muri comment, kandi ndanabishima, kandi n'abandi bakomeze mwandike muri comment mutange igitekerezo, ndi tayari kuzabasubiza. Buri muntu wese comment ye ndayubaha, igitekerezo cye ngiha agaciro. Ni mu bintu bya mbere nitaho cyane, iyo mbonye comment ikiganiro tuze dukoraho ako kanya, tugakoraho ikiganiro kugira ngo tudasobanukirwa cyo gusobanukirwa byimbitse. Undi nawe arambaza ati ari nawe mbajije ndabihuza neza ko nabajijwe na benshi, ntabwo byose ntibasha kunyura muri comment zose, ariko ndagenda nzijyamo gake gake kugira ngo buri muntu wese ambajije ikibazo abashe kuba yagira gutya agasobanukirwa. Uko ngiye kuvuga comment kuri comment byatuma ntagira amasobanuro neza kugira ngo ibintu byumvikane. Tugarutse andi yambajije ati se ko twumvishe ngo hari batayo zigera muri 17 ziri muri Kongo z'Abarundi, kandi hakaba hari n'izindi batayo zose muri rusange z'Abarundi zose 22 muri rusange. Bivuze ngo n'ubundi hasigaye batayo 5 i Burundi. Ese aravuga ati se kuko mbona Sadek yatsinzwe kandi n'abandi bariyo, kandi nabo bikagaragara ko barimo baratsindwa, ese ubu M23 y'amakira ifashije uburasirazuba bwa Kongo bwose ntizahita yataka n'u Burundi yifatishije umutwe bita Tabara? Kikerekanye musobanurire. Buriya Kongo ibibazo bimwe birahabera, ntabwo mpamya ko M23 yataka u Burundi, ko ntabwo byayorohera. Ifite kwataka u Burundi bikahita biviramo gutsindwa, n'ibyo yarwaniraga igasa nk'aho bitakaje. Buriya winjire mu ntambara nyinshi icyarimwe utizeye ubushobozi, hari igihe bikugora. Ko mwibuke ko hari igihugu gihana umupaka n'u Burundi cya Tanzania, murabizi neza ko isaha n'isa Burundi bugahita bwataka bugahita butabarwa na Tanzania. Bivuze ngo rero aha hantu wenda ku bantu badasobanukiwe neza biragoye kuba M23 yakataka u Burundi iciye muri Tabara. Wenda Tabara ishobora kubikora, ariko bitewe n'ubushobozi yizeye, ariko bitewe n'ikibazo cy'abanyamurenge biza kugongana na Tabara, biragoye kuba baca muri Uvira bakataka Bujumbura. Wenda ku muntu udasobanukiwe na Kongo wenda n'u Burundi, ari ahantu ni muri zone iturimo abanyamurenge benshi cyane, akaba kandi bose ko abanyamurenge tutirwanyeho nabo basa nkaho bahuje imbaraga na M23. Ntabwo rero bahita binjira mu ntambara direct ako kanya. Wenda ikintu bashobora gukora, bashobora gukoresha strategy y'ibitero shuma. Ibyo birashoboka, bakora ibitero shuma kugira ngo banetralize igihugu cy'u Burundi gisubire inyuma mu bukungu, bitume noneho M23 nayo yubaka uburasirazuba bwa Kongo neza yisanzuye, kamera nk'aho yashyire security, bigatuma nabo abasirikare noneho yafashe ibagumiza muri zone yayo, kugira ngo kuko ntabwo nibaza ko Burundi bwakinjira mu ntambara abasirikare benshi bwabo bari muri Kongo. Batayo 17 ni nyinshi, umva batayo 5 zisigaye zirenze igihugu, biragoye kuba bahita binjira mu ntambara direct. Ubundi ushobora kuhatsindirwa, uretse no kubundi bwahana hatsindirwa nayo mu kwetura byayigora, byatuma yinjira mu ntambara y'abasivile cyane. Kumva abasirikare bari hanze y'igihugu havuka intambara y'isivile. Havutse intambara y'isivile rero, intambara y'isivile nta n'ubwo inarangira, buriya ni intambara ingwana igihe kirekire kuko nta mategeko aba yubahirizwa mu ntambara. Havuka imyivumbagatanyo cyane mu Burundi, ugasanga bitera ikibazo. Wenda musubize ko ntateganya ko u Burundi M23 yakomeza ikahataka. Turabashimiye umuntu twagumanye urw'agaciro,
utarakora subscribe nyamuneka wibuke ubikore, comment, like, share ni ingenzi, naho mu biganiro bikurikira ko turi mu gihe cyo gusoma comment tukumva icyo batubajije, hanyuma tukayadusubiza, hanyuma tukazagaruka mu biganiro bisanzwe bindi, ariko nibura twabanje kwita ku bitekerezo by'abantu batwandikiye muri comment. Turabashimiye, mugire ibihe byiza naho ubutaha.